umuriro wa Karumeri uti bimeze biti ni SG wa Ferwafa uko byatangiye yegura kubera iki amakuru areka dukoresha iri jambo kuki ateguye federation amakuru mu ijambo rimwe aregujwe Faustin kuki atajyanye n'abandi dore ukuntu byagenze rero Perezida wa Ferwafa yeguye mu kwezi kwa 4 Sekamana ubwo Faustin ujye kuri Google urebe niba nibeshye yeguye mu kwezi kwa 4 niyo wakwibeshya n'ikibyo uze kundebera oya nago nibeshye ubwo impamvu mbivuze no kugira ngo abantu bumve operation inkuru kuyinde yeguye mu kwezi kwa ntabwo yeguye yaregujwe Sekamana mu kwezi kwa 4 hanyuma umunyamabanga w'ikiremwa muri ry'umupira mu Rwanda murabyibuka ko hari inkuru nigeze gusohora ndavuga ngo nta gikozwe mu maguru mashya ngo habone ko ubutabazi bwihuse SG wa Ferwafa nawe reguswa byari ukuri yagombaga kweguswa icyo gihe hari akantu nasohoye bari bugendere rimwe bagombaga kugendera icyarimwe ariko kubera ko SG amakuru nawe hararaya ngaya nawe yarahagarariwe n'intare baranyeganyeje biranga kwezi kwa 4 Faustin biragerageza twagiye muri chane ryari uze kunebera matariki neza muri chane twagiye ryari kwezi kwa 2 zako tuvayo ryari uze kundebera hanyuma umunyamanga arikiramo ry'umupira w'amaguru twavuye mu kwa 2 Sekamana yegura mu kwezi kwa 4 amatariki ntibuka urumva ndagira ngo SG yagombaga kweguzwa nawe ariko SG kubera ko nawe ari umuntu utoroshye nawe ntiyari yoroshye kazungu reka nkoresha iryo jambo ndege kujya mu bindi nawe aracengera oya nagacengera ntabwo SG yisanze kera bajyaga bavuga ngo urenkana ngo aracengera ntabwo yisanze hari ya SG Faustin hanyuma baracugusa ikibiriti biranga kuko impamvu tuvuga ngo Perezida Ferwafa yareguye Sekamana yeguye kuri 14 z'ukwa 4 z'ukwezi nari mbifite mu mutwe cyane yibukaga n'itariki ariko nari mbizi ko ari mu kwa 4 SG yagomba kwegura mu kwa 4 baragerageza biranga muri ministeri baragerageje ubwo ndeke kubamira muri ministeri bagerageje kweguza biranga yabarushije imbaraga se cyangwa yarazibarushije ze ku giti cye wenyine yarazibarushije wenyine mu Giswahili baravuga ngo peke yake ngo wenyine mva ku giti cye kazunyumvira ngo wenyine SG habiwezekane mu Rwanda abantu bajya muri ayo mafederasiyo yikomeye n'ahandi hatandukanye muri iyo myanya ntibatorwa bashyirwaho simple as that ntibakora ibizame bashyirwaho niyo mwagikora muri igihumbi uwo bashaka agomba kujyaho nakubwiye Perezida Olivier nimbeshya zanyomozi Perezida Ferwafa yaherewe inkoni yo kuyobora Ferwafa no muri ino nyubako bita ngo iri munsi ya Remigo hari umuntu wo muri ministeri ari kumwe n'abandi bantu babiri nawe yaherewe inkoni mbwira abanyarwanda arabwira ni uzaba we upende usipende niho yayiherewe arazabawe ntabwo yatowe ibyo byo gutora shyira ku ruhande na Rayon Sport y'abaturage barayihaye abantu barayiyoboye urambwira ngo biki ministeri iracugusa biranga rero ministeri iracugusa biranga kazumu kwezi kwa 4 biranga nawe yarashikamye kigabo ubwo nawe afite amaboko nyine amufasha akomeye mu kwezi kwa 5 kazuba dusaba guceceka ngo bumve operation neza ra nta kibazo umuvuge amurajya mukiramo ariko kose imvano ni yihe kugira ngo aho nemera Mugabe kubera ko ari na operation umuriro wa Karumeri tayari Mugabe imvano ni yihe kazungu cyangwa ni mukude sinzi umwe muri bo mashami bwa mbere ahabwa kontra hari ryari munyibutse 2018 bwa mbere cyangwa bwa kabiri ho bwa kabiri bwa mbere hari 2018 bwa kabiri yayihawe ryari bwa kabiri yayihawe avaya cani cyangwa apre ya cani mbere yuko tujya muri cani mbere yuko tujya muri cani urakoze cyane sibwo yahawe kontra agiye muri cani itariki ndayizana kuko mu cyumba cyabereyemo inama yahuje bamwe mu ministeri na Ferwafa Regis yakoze evaluation nk'umwe mu bantu urumva nk'umwe mu bantu bafite lisanse A C yo gutoza nk'umwe mu bantu batoje muri academy ya equipe ya APR yariyungije uwo bita burya nayo yakoze amahugurwa mu Budage yakoze amahugurwa attention Koblenz umupira arawuzi Regis umupira arawuzi attention yari yungije uyu wakubise ikoti hasi wa APR Andreas bivuze ngo umupira arawuzi amakuru mfitiye fact 100%. ubwo ubanza ubisobanure neza mbere yo kurengaho yabaye muri academy ya APR ya APR yungirije
umuzungu Andreas. Regis nakoze research nyuma yo kumenya iby'iyo operation Kazungu. Buriya Regis kugira ngo ahabwe uyu mwanya wo kuba SG wa Ferwafa yageze ahantu ajyana na equipe ya APR yitegeye wenyine nk'umufana ajyanye na ba Mike akura indege wenyine. Ryari ntabyo nzi. Hari ahantu ngo bagiye niba rishiro nka zingahe. Nubyitiranye ko Regis yagiye muri Chani Maroc yishyuriye. Muri equipe nationale no muri APR ariko byarabaye. Oya ntabyo nzi. Muri APR nyina bajije umuntu muri Ferwafa. Ntunyobye. Nabajije umuntu muri Ferwafa ambwira ko yajyanaga na ba Mike ubwo abantu baze kutwibutsa. Ari umufana wayo. Ari umufana wa APR. Ubundi ni umufana wa APR. SG ni umufana wa APR nuce hirya. Icyo ufana nta gipimo bigira. Wari rwo wicaye. Kare ndabizi kazo. Twe kubitindaho. Komeza na operation. Ndamuzi yiga kuri apasi. Ndamuzi Misagara. Ndamuzi yiga kuri apasi. Yazaga ku Kimisagara gukina ndamuzi. Ngiye ndamuzi AAZ Regis. Hanyuma n'umufana yafanaga ni APR mu maraso. Ntacyo bitwaye rwose. Nkuko bivuga ko yari inshuti na Eto afana Reyo. Yari inshuti cyangwa ni inshuti. Wari ruvuga ngo yari inshuti. Umuntu yigeze kumbwira ko nabyibutse ejo. Umuntu yarambwira ati amafaranga akora ibitangaza. Kubona umurayo muri APR intinde satieto ahubwo jye narabwo nti wenda n'umuyovu kuko ngo yakiniye mu kipe y'abana Kiyovu ariko umuntu yarambwira nari nzi ko ari APR yarari Kiyovu Sport Eto umuntu ubizi yamwe ko umurayo urumva na Faustin icyo bita Rayon Sport kindakindaki Rayon Sport kindakindaki nayo kindaki urira wakuriya urumva. Hanyuma amashami ajya guhabwa kontra bwambe. Ubwo impamvu twari tuvuze kuri Regis twagira ngo twumvikanishe uburyo Regis uwo mupira uzi kuba yakora evaluation atari iteka atari igisebo cyane ko ari umukoresha wiwe sibyo Kazu. Bageze mu cyumba cy'inama mashami agiye guhabwa kontra na ministeri. Regis aravuga ngo muri evaluation twakoze nkanjye Regis fatikanyije na Sekamana fatikanyije nabo bitwa ngo ni Alexia ry'umwari we muri Redemptus fatikanyije na Bagasingwa fatikanyije nabo bandi urabizi exco murayibuka na mama Marize na bandi komisiyo yose twese twaremeje ko mashami Vincent agomba guhabwa amasezerano gutyo umusaruro nyene bihagazeho nabishimangira nkanjye nka Regis twarabyemeranya muri icyo kintu nanjye nabyemeraga urumva samaze kuvuga muri iyo nama baramubwira bati rero mwebwe icyo mukora niki mwebwe mutubwira ibyanyu icyemezo gifatwa na ministeri. Regis arabwira ati ntibishoboka nitwe bakoresha be mwebwe murabakoresha ba mashami kandi ko mizi nanjye ntibyize bibaho ko ministeri hitamo umutoza n'igihe cya Fandeka niyo hantu honyine ku isi ministeri hitamo umutoza nibyo nabonye uyu munsi ku isi nta handi hantu ministeri hitamo Ferwafa harimo Sira State niwe wamuhisemo ministeri muhembe tutwamwemeje zira ninde anta wibuka aho warugeze ndahafite mu mutwe nta kintu kiri buncike Ferwafa nitamo umutoza tutayivuga se ngo tirangize tuzakomeza ministeri kamuhemba uko mbyibuka ntibyize bibaho ko ministeri hitamo umutoza Ferwafa ndashaka anta komeza. Hanyuma muri iyo nama uzi ijambo bakoresheje rikomeye cyane. umwe mu bantu yabwiye Regis aramubwira ngo Sekamana perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda tubahaye amasaha 28 si 12 si 30 24 mwemeze mashami Vincent nk'umutozo w'ikipe y'igihugu. Icyabivuyemo wabyumvishije na haduhagaze wabyumvishije Faustinho SG arababwira ngo ntibishoboka. PS aramubwira ngo namakuru mfitiye fact. PS aramubwira ngo Regis na amasaha 28 mashami akemezwa nk'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Mwebwe nta bubasha mufite bwo gusezera umutoza niba tubabwiye ngo umutoza ni ugomba kuguma ari umutoza mwe nta bubasha mufite. Amasaha 28 uzi ikintu SG yabwiye PS ubwo na makuru mfitiye fact AAZ yabwiye PS SG yabwiye PS aramubwira ngo uri umuyobozi wo muri ministeri ariko nturi umukoresha wanjye bwira Sekamana ari we umbwira ngo nemeze mashami nk'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Wowe nta bubasha ufite bwo kumbwira ngo nemeze umutoza w'ikipe y'igihugu nturi umukoresha wanjye uri umukoresha muri ministeri ndi umukozi wo muri Ferwafa umukozi wanjye umukoresha wanjye ni Sekamana nabimbwira ariko we ntuze kubimbwira moto imewaka pare Kazungu hariya niho imbarutso y'ibintu byose byatangiriye. Umuriro waratse umuriro ni hariya watangiriye nimbeshya muri ministeri banyomoze muri Ferwafa banyomoze komeza wabyumvise Kazungu. Regis ati ngewe icyo mbabwiye ni iki ngiki twe twafashe icyemezo nk'abakoresha ba mashami si umutoza w'Amavubi
ubwo niba mwemera ko ari we mwe mu byanonse nka ministeri wumvishe umutego wabatayemo uri mu mutego wabatayemo Kazu yarababwiye ngo mwebwe nka ministeri ariko si Ferwafa ibyemeza twebwe niba mwumva ibyo twabahaye bitari byo mwe mu byemeze nka ministeri muvuge ngo umutoza w'Amavubi munabishyire no ku mbuga nkoranyambaga zanyu muranabyibuka ko Faustin tubivuga bwa mbere bisakuza biteza ikibazo byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa bitinze cyane bikererewe cyane bivuga mu mashami ngo yarasinye urabyibuka Faustin ntabwo ari byo twaravuze ngo amashami yarasinye abantu baravuga batoya ntabwo ari byo batoya ntabwo ari byo n'ibindi bitandukanye ariko amashami already yari yamaze gusinya Ferwafa yanze kubisohora Faustin Ferwafa Kazungu yari yanze kubisohora Regis abihagararaho Sekamana mwenyewe no kugira ngo nabyumve cyane nawe yari yabyanze Sekamana ati twe mwanzuro twafashe nka iskomu nuko Regis atagomba umuntu bita amashami atari bube mutoza mwe nka ministeri ibyo mutubwira nibiki ariko muri ministeri muri Ferwafa ikibazo bari bafite utangira kwakira aho ngaho umuri utangira kwaka muri Ferwafa ikibazo bari bafite ni kimwe Kazu burya muri company yose ntiyajya haburamo abantu se nabyita ngo iki nabavuga ngo ikira sinzi uko nabavuga abantu ndumira kuwiri ngiswere kwa nari ngiye muri kinyarwanda rikakaye ariko reka kinyarwanda ni ibirumira habiri bamwe bakabwira ministeri bati ni Regis ko nabonye se ni ubiri inyuma twebwe nta kibazo dufite harimo n'umwe namenye umwe mu bamama utari mwiza nabonye uwo muco mu Banyarwanda tufite cyane harimo umwe mu bamama ariko yigaye ntabwo ari muri company gusa yigaye ntabwo ari muri company harimo umwe mu bamama watanga nabonye ari umuco mu Banyarwanda dukunda kabarego mbyita kujya ku mpande zombi ugasanga umuntu ajya muvugana iyo mutandukanye araguteranya abo ntibakenewe komeza urumva Regis twabitangaje ndabyibuka twabitangaje mbere yuko tujya muri cani ninjye na Taifa twabitangaje mbere abantu nta muntu n'umwe yigeze abivuga byamaze ibyumweru nka 2 mashami atarajya hanze ko ari umutoza burya hari hakirimo gupezanya nabimenye ejo hari hakirimo kugira gutya Kazu ministeri ati twababwiye ngo musore umutoza ikipe y'igihugu mu byanonse abandi bati mwe mu mutangaze nka ministeri ntisimwe mwamwemeje suwanyu ahubwo sinibuka neza haranaho yarashakuje cyane urabyibuka icyo gihe ntacyo komeza urumva barapezanya SJ ati mimi siwezi nge nabihagazeho n'uyu munsi SJ wa Ferwafa umuganirije mukaganira we nawe arabikwemerera 100% bikomera akakubwira ati na n'ubuje sinemera amashami kugira ngo nabyumve cyane none aranakubwira ngo mbihagazeho ubu mashami azabaha resulta ko ngewe ngiye bivuga ko PS ari umbiranduye n'abandi batandukanye mashami we azaba resulta evaluation nakoze naribeshye si bya bindi se ngo icupa ni rya rindi naribeshye urumva ntago turi gusesengura cyane kuri mashami turi kuri bamaze gupezanya twemeze Kazu urumva bamaze itaturangaza kuko ibyo biturangaje ushobora gusanga SG ibyo yavugaga n'ubundi n'ukuri ko mashami ntabwo yigaragaza ariko n'uyu munsi turabanyuma sukuri Kazu n'uyu munsi sukuri icyahindutse ariko tutabivuga SG bikamuha amanota ngo byumvikanishe ko nawe turajya ku bindi amakosa ye tujya tugera ku kintu icyo yakoze neza icyo dushima tugishime icyo nanjye nicyo nemera SG nari muri inyuma ijana Faustin ahunga ntituri inyuma ya SG turi muri cani tuvuye muri cani turi muri cani ndabyibuka neza Kazu ngewe ndabyibuka tuvuye mu myitozo ya mbere turi Douala mu myitozo nk'iya kabiri oya ni ya kabiri hari kumangura byibuka ko imyitozo ya mbere imodoka yapfiriye ku makuru ekipe y'igihugu imaze kubapfiraho tubivuze bitubana ibibazo batwatsaho umuriro tuvayo umunsi wa kabiri mu myitozo umwe mu bantu bari bayoboye delegation ntakwirirwa mvuga amazina ye yarambwiye ngo SJ aranyandikiye arambwira ngo anta ni gute utinyuka ukavuga ngo perezida wa Ferwafa yaje gushaka ubufu n'ibirayi hano muri Kameruni ntabwo muramuca iryera bitwaye iki kuba wabifata ukabisiga ukavuga ko hari ugasiga ko ntacyo bitwaye ko twaje twese gusenyera ko ari Douala kandi yabimbwiye turi mu modoka ndabyibuka tuve mu myitozo ntakubeshye Kazu bigutwaye iki kubeshya ko ahari byambere umutwaro Faustin byambere umutwaro urumva nari namaze already kuransa ibintu ari nyenyine bagenzi banjye batarabiransa bikira aho ngaho urumva
niba ari Yaounde we avuga ko ari Douala kandi ari Yaounde. Ivumbi ryanjye naho ikibuga naho cyatangiye gucuramira iwanjye. Mvugana na SG turandikirana. Regis ndatanga ubuhamya. Regis turandikirana. Ndamubwira nti birashoboka ko nakoresheje amagambo iyo kuvuga ngo general yaje gushaka ubufu n'ibirayi. I'm so sorry ku magambo nakoresheje wende kuba navuze ngo umuntu yaje gushaka ubufu n'ibirayi ari general. Ariko SG siniteguye gusiga ngo mvuge ko umuntu ari hano kandi atari hano bereye Yaounde. Icyo cyo ni Douala ni turi kumwe. SG wowe ni wamubonaga. Sinamubonaga ko ari nako kuri ubeshya. Ntabwo nari kuvuga ngo ikintu ni ikijumba kandi ari ikirayi ntibyari gushoboka. Urumva Faustin? Ndamubwira ni SG birashoboka ko nakoresha amagambo akakaye. I'm so sorry. Mbasabye imbabazi. Ariko Perezida wa Ferwafa nta uri hano. Perezida wa Ferwafa aciye iminsi aje muri interview. Ndabyibuka. Burya sinzi wa mugana umenya abanyamakuru tuniyahura akazuba. Ibaze gutunga umuntu mikoro avuze ko yaje gushaka ubufu n'ibirayi. Namutunze mikoro rwose nari ndi kumwe n'abagenzi banjye. Namubaza na Fande nyakubahwa bite ko abantu benshi bibajije kuki utaragera hano ubundi mwaje muri gahunda y'Igihugu Amavubi cyangwa zanyu bwite bimeze gute? Avuga se ko akunda asekera mu ryinyo ati ntarabyumvishije bivuga ariko ntabwo kuza kubana n'Amavubi bisobanura ko ari byo byatumye ndi hano n'ibindi bitandukanye. Ibyo nibirangiye impamvu nari mbiciyemo impamvu nari mbiciyemo nyuma yabyo umwe mu bantu yaranyegera arambwira ngo umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntitumwemera. Umuntu se wo mu Mavubi wo muri ministeri waho ngaho muri aho ngaho ubwo ni muri ministeri oya wewe imbaza birebire we nyine cagura wese nturi umunyarwanda. Arambwira ati ntitumwemere. Icyambere akorana n'urukiko. Wabyumvishije iyo point? SG akorana na timu y'urukiko icyo gihe timu yakoraga urukiko. Ntacyo bitwaje. Ati ni utanga amakuru yose ibyabaye. Ibyavuzwe kira kitu. Wari nawo hajemo bino bya bya sabiti n'ibindi ngo ni umuha amakuru n'ibindi bitandukanye byo muvuga wagiye ubigaruko bivugaho. Urumva? Hanyuma icyaje kuba n'iki kazungu. SG kuva umunsi wa mbere yanze ko amashami yongera kontra nabihagaraho n'amaguru abiri yanjye. Muri ministeri ya sport nta muntu numwe bumvikanaga. Bose kuva kuri nushaka uzane n'abajiri. Navuga ngo umubano wahise fini urangira. Situvuye muri cyane. Situgeze ahangaha. Umuntu bita SG nyuma yuko Perezida Ferwafa yeguye. Bamwe mu bantu bati umuntu bita SG nawe agomba kubwirwa kegura. Ndetse byanamugezeho. Bamwe baramubwira batari kubundi urakora iki aho ngaho warekuye. We warekura urakora iki? SG nawe ntago ari umuntu usanzwe. Ntago ari yanta umusivili usanzwe. Zira miliyoni sawa zisigazo muri Ferwafa. Oya ntago ari Faustin usanzwe. Ntabwo ari Faustin usanzwe cyangwa umuntu umusivili nka Cyprien nkanjye cyangwa oya. Nawe burya hari ukuntu ahagaze nyine. Twe turi Rwanda ruraho rusanzwe ariko SG asabwa kwegura nyuma ya cani. Asabwa kwegura nyuma ya cani ntiyegura. Noneho ikintu namenye gikomeye kazu. Impamvu ateguye nawe yashaka kubereka ko nawe afite amaboko nawe ameze gutya ari strong. Nawe ameze gutya. Wowe barakoraho birananirana ukwezi kwa kane. Aho ni birangiye by'Amavubi. Ibikubise bya mbere. Sibaje muri championnat. Tugeze muri championnat. Ahagarika match za pre-season nabyibuka match yahuje ubwo turacyari kuri cya ministeri Reyo na polisi avuga ko nta bapolisi bahari kuri stade. Iyo ni ya mbere ntayihagarika Kiyovu Sport na Gorilla yanatumye abareyo bamwishyiramo avuga bati twakinye na polisi ni ikipe yakabaye twaganiye nayo dutegura match yakoze ni y'umutekano ishatse yahamagara igituo kiri hafi ya polisi ngewe bagahita bazana polisi hani Remera hari kwanza kuri intuza ariko we yaje avuga ati match yagarara abareyo ndabyibuka ko umunyamabanga wa Ferwafa bamwishyizemo cyane match nari nibero nk'umuhamya Kiyovu Sport na Gorilla nahageze kandi nanjye hari bukurikiramo match ya Bugesera na Gasogi. Umuntu wamuhamagaye kuri telefone ni Haji Mudaherano twari muri VIP hano ku Mahoro ashyiraho parallel aramubwira ngo watubabariye ko twumvikanye naba ivi na ivi. SG aravugira ngo ntibishoboka navuze ngo match ihagarare ntiba. Vice President ubyibuke Vice President bari bajyanye Rubavu
SG yarajanye cyangwa urakubyariye na polisi. ndavuga ibya Gasogi. Marcel baramuhamagaye kuri telefone byibuke. Marcel Matiko yari ari mu modoka imwe na SG bajyanye Rubavu. Na mama Annelise je pense niba mbyibutse neza nawe urabyuka ko bari barimo bareba basura icyo gihe basuraga amakipe uburyo ari kwitegura kugira ngo barebe n'uburyo ubahiriza ingamba za covid. Ndabyibuka nta kibazo, iyo ni match ya kabiri kugira ngo tunihute. Ndumva Matiko yari kuri stade. Nta kibazo, baramubwira kazu ibyo nibidutinze bahamagara telefone Kenisa yaka SG ayimwatse ayaka haje mudahera ngo ati mume muvugishe nanjye. Kenisa ati twe twemera abantu ko bari buze gukina, ndashaka kukagushaka ni impamvu nshaka nkavuze hari impamvu nshaka kugatinze. Nuvuga ngo ahamagara Kenisi ahamagara SG biranga ahamagara Marcel Matiko yari ari mu nzira. Marcel arababwira naje mudahera ngo arababwira ngo reka nze mvugishe SG mugisha inama numve ko bishoboka. Bakoma amashyi twese dukoma amashyi muri stade ngo bigiye gukunda. Birangira bidakunze match SG yanze kuri bukinwa. Uzi ikintu cyabaye muri iyo scenario yabereye ngo kuri Stade National Amahoro Remera. Umuntu bita Gervais muri Ministeri ya Sport yarahari. Gervais araza aravuga ngo twebwe twemeye gutanga amatara gucana amatara. Twemeye gucana amatara. Nta kibazo dufite. Ariko uyu muntu usuzugura abantu bene aka kageni ninde? Ni muntu ki? Nari imibereye sinkuru mbarirana. Nge nari imibereye. Ngo ministeri bari bemeye gucana amatara. Umuntu uvuguruza ministeri. Iyo si scenario ya kabiri ahuriyemo nande? Na Diwere na ministeri arabiranduye. Nta mushimaho na gato. Wabyo Faustinho. Aho bibindi dosiremereye batuye umuntu usuzugura wigiza karakajya bite bagatinya General Sekamana. Abo muregera General Sekamana. Regis aravugira ngo nabivuze ngo match ntiba. Ariko Regis akunda impakanyi. Ndumva mu magambo akenshi akunda kuvuga no. Ariko uramuha umutoza wapi? Kazu. Match oya. Kazu. Ngira ngo aho tugeze yegujwe. No kweguzwa Kazu buri hasi ko twangwa yegura. Reka dukoreshe agiye kuva mu bunyamabanga. Nta muntu ujya wegura wakwikura kuri miliyoni 3 winjiza buri kwezi asaga miliyoni 4. Ahubwo ni nkeyo. Ukavuga ngo SG ya Ferwafa akwiriye kuba hembwa byibure 5. Ahembwa 1,500 ariko yinji ni 1,500 ahembwa. No rusenda. Ariko andi yo ku ruhande hari umuntu yumva ko ari menshi cyane. Ariko mu mupira w'amaguru burya barahembwa cyane kurusha ubundi buzima busanzwe. Niyo mpamvu abakinnyi b'ibura twagiye rero kwindi ngingo bahembwa miliyoni 100 mu cyumweru cyane. Hanyuma ibya match tubiveho. Ibyo twabisubiyemo kenshi hanga buryo yabyanze. Hanyuma ikindi kintu ahubwo wigeze gukomoza ibyadiho na cyetse kubyadiri. Icyadiri ni 5. Yaguma gute hariya? Adiri nta byangombwa agira kuba yarabyemeye. Ariyo batanze muri CAF niyo yaduhaye ubuhamya. Uyu munsi niyo adiri yavanga afite yaba ari inkorano. Iyo ufite niyo utanga muri CAF kandi ni Ferwafa yitanga. Yatanze iriya advance diploma. Yego. Sibyo? Bivuze ngo afite icyo bisobanura kandi iriya namahugurwa ntabwo ari license. Niyo abantu babidusobanuriye. Nta license C afite. Na D afite. Ndumva batangira hano batakinnye umupira batangira kuri D. Nayo na D nta yafite. Ikitwa license ntigeze akora amahugurwa yayo. Yakoze amahugurwa asanzwe. Duhurize uyu munsi wowe Ferwafa umunyamabanga umaze igihe watanze ibyangombwa bwa mbere atoza kuri Goromaya ubitanga bwa kabiri kuri Mogadishu City. Reka antabitubwire byo kimwe mu bintu bikomeye kandi ikintu umuntu yatubwiye hano yaravuze ngo nagati gakubiranije we na Yeto urirwa ubaririza koko iyo nkuru urumva ubu yavuze ati barakuranye reka Kimisagara buriya nanjye nubwo bavuga ngo nanjye kwa Yeto bagasangira nabo barakura urumva nayo manyanga poste nayo manyanga yo kuzana adiri utagira ibyangombwa Ferwafa ikamwemeza nk'ubifite ntabwo wabura kuba ko atabirimo cyane. Amakuru hari nayanga rero Regis akaba yarakoraga ibintu Eto abiri inyuma cyane. Si wowe bombi saba yowe umupira niba ari ibyo kandi bakanahurira ku ngingo yo kutemera amashami simwemera nanjye ku bushobozi bwe. Ariko nanone sinshaka urwango ruri inyuma y'amashami. Niyo amashami yatsinze tubyemere ko yatsinze. Urwango rw'amashami rwari ruyobowe na Regis na Eto. Yatsinze Togo turishima. Ariko sinshaka ko atsinda Togo uti kucya yitsinze. Kandi yayitsinze abimerita yabikoreye urumva anta tubwira iminota iri kugenda rero kuri icyo cyadiri kazunga kubajije bimeze bite n'umunyamabanga icyo kintu bwacyo kiri muri imwe mu mpamvu zitumye akurwaho icyo nacyo kibazaho ese Ministeri ya Sport icyo kintu yacyumva mugakiranuka. Urakoze cyane kunyibutsa
ariko ujye kuri adiri Minisiteri ya Siporo cy'ubushyi cya diri yakwishima. Kazungu arakoze cyane. Kirerega n'igisebo ku mupira w'u Rwanda muri rusange. Kuba ngo hari umupira utoza mu Rwanda, umutoza utoza mu Rwanda utagira lisansi nimwe. Ikintu agenderaho ni igipapuro cy'amahugurwa. Kazungu ikintu avuzeho kugira ngo nkomeze kuri icyo cya diri ntabwo ari birebire, ngifite amakuru make. Ikintu nzi neza na bamwe mu bantu bayoboye umupira bo muri minisiteri bari babizi neza ko CSG wanga amashami, ahubwo hari abandi bantu banga mashami bakabinyuza muri SG. Voilà, icyo cyo ndakizi ndisiri nibiyo we ni igikoresho abantu bo muri minisiteri bamwe bari cyabadashaka amashami. Nubango mashami yarafitiye urwango mashami yarafitiye urw'imitoreze. Voilà, umva niba nemera amashami umusaruro muke w'amashami, ahubwo hari si urwango ufitiye amashami. Nta nubwo nahura n'amashami ngo reko musuhuza. Hari nabo duhura n'imasuhuza nka Eric Nshimiyimana, narabimenyereye ntajya nsuhuza muri sa ntajya nsuhuza, ndabyemera ko nta rwango mbafitiye abo bose, ariko amashami nta narimwe aranyura atanshuje. N'urugero arabizi ko ibyo mvuga ntamwangira ikizi, nta rwango rurimo, nta rwango rwose. wowe icyo ureba n'umusaruro. Amavubi ntashoboye, Amavubi aramurenza murusha imbaraga, nta rwango mufitiye. Hari abantu usanga byarabaye urwango, oya wamukura mu Mavubi Amavubi agahabwa undi. Icyo ndisi muri minisiteri hafi ya bose barabizi ko amashami impamvu yangwaga n'impamvu akenshi yareberwaga mu ndorerwamo y'umuntu ukora ibintu bibi gusa, ntabwo ari SG Regis. Ushize twarabivuze, SG nawe hari ahandi arikoti. SG ni igikoresho, hari abamukoresha, hari abandi bantu bamukoresha badashaka amakuru. Hari no muri minisiteri barabizi, nta kitazwi cy'igihugu ibi bintu byo muri siporo abantu barabizi. Amakuru yandi mbonye SG na Etongo umubano wabaye mubi, ahubwo SG werekana nibyo abo ni abantu batatu bavana umubano ngo babaye injangwe n'imbere. Kugira ngo byumve minsi ya mbere, kugira ngo byumve, ariko ngo uyu munsi ni injangwe n'imbere. ye nakuranye na Regis, menu umuceri nyine, nta kintu ntazi Kazungu, menu umuceri. Uyu munsi bameze gutya bakiri kumwe. Uwo muntu ubikubwira niba ari wari yanabizi. Oya nawe uyu munsi ni injangwe n'imbere. Uriya se nuzi ukuri yatangaje ejo ngo uyu munsi ni injangwe n'imbere. Costa Omar ninde wamwemeje kugira ngo atange lisansi ya Dira Toze? Ninde wamwemeje? Ninde bari kumwe na Regis nijoro muri Ferwafa bayiraranyemo? Nuwo nguwo se ubikubwiye? Bararanye muri Ferwafa batakinika se. Diri yabonye igitamarisha Imana se baratekinitse. Ibyo byiborera ikintu nkubwiye ninde? Uwo muntu arimo arakuyobya ntanakuyobye. Abo bantu ni inshuti magara. Urabatanya gute wowe? Ngo uyu munsi ni injangwe n'imbere. Urumva ibibazo by'umupira wacu. Ni umuceri we nk'uwa Kimisagara ubazi. Bameze bari ibibazo umupira wacu ufite. Adiri na Regis utuma mvuga na Karumeri. Urashaka mvuge n'abantu basangira ku isahani. Urashaka mvuge n'ibitavugwa. We byihoreye ibyo byawe. Twagiye. Ngo ikintu ugomba kumenya ni iki. Adil we sinzi ibyo ari byo, sinzi uko byitwa. Amakuru ahari nuko Adiri yagomba, dore n'umuntu w'isubinyohereza w'inshuti yabo magara, ni inshuti magara cyane ijana ku ijana byose babizi. Uwo muntu angoshaga he mu bwonko kwanza, uratuma mvuga n'ibindi. Uwo muntu ni inshuti nk'uko nge nawe tugendana, ubu ntitugiye kujyana, ntitumeze ngo ni mucyumvikana tucyumvika heza. Wabyore ibyo bintu twagiye rasa ku ntego, ungoshaga he mu bwonko kwanza. Urumva ikintu cyabaye Kazungu? Iyo operation ndende izakomeza ejo. Sinzi ikintu Adiri izakomeza ejo. Adiri bwa mbere ntiyari gutoza byarukuri 100% 100%. Kuri Goromaya hagomba gutoza umuntu bita Justin Bisengimana, niwe agomba kuba ari ibintu ntemera. Regis wa Yezu yavuye muri Ferwafa muri iriya nzu ijoro mu gicuku kiniha arwana na dokima y'umuntu bita Adiri. Ayirwana gutese amukorera lisansi kumufasha kugira ngo atoze gutese kuri yo rintu y'amahugurwa babyitaga ngo biratungura. Urumva tuba batubeshya, ahubwo dushimire nuriya muntu washatse list y'abatoza igaragaza buri muntu diploma afite. Iyo biza kuba bitameze bityo Faustin twari kubeshywa ko afite A yabujijwe gutoza ko ariko afite A. None ikiza kafu yakiza buri muntu nicyo afite. Anta uracyakomeje iminota yikoreshe neza. Regis arabafasha kugira ngo babone icyo cyamaze cyo gutoza. Numango kugira ngo abantu babyumve cyane, APR cyangwa indi kipe ntifite ububasha bwo kuvugana bwo kuvugana na kafu ivugana n'amashyirahamwe yo mu bihugu. Mu Rwanda rero umuntu wari ubirimo ni Regis, yagombaga gufasha ikipe yasohokeye u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa se agafasha ekipe ya APR nk'ikipe yakuriyemo nk'ikipe akunda. Reka mbivuge muri ubwo buryo ntacyo bitwaye, sibyo? Regis arabafasha kubona iyo lisansi. Ejo bundi
ejo bundi haza icyo bita club licensing mu Rwanda buriya niwe wabizanye ni Regis wizanye wabihimbye nanjye nabivuze Kenya bintu ni nawe wabizanye Kenya nibiri reka mbyite ngo nikishi kinabaye ikibazo gikomeye ufite se Kenya niwe wizanye yarabizanye adiri ntabyo agira arabizanye nubwo kafu yabivuze mu bihugu ariko Kenya ufite se aracyatoza nta mupira turusha Kenya nta mupira turusha Uganda niwe witije umurindi nubwo Tanzania babikoze ariko ibindi bihugu byose byavuze turagenda buhoro buhoro yewe na Kongo ntibiriyo ibihugu bifite se Kongo aratoza mu Tanzania se byari biriyo byose ariko tubishyiraho imbaraga nyamara dufite abantu bake bafite ariko nabwo kubishyiraho ntabwo byaje ari impanuka oya abatoza baramusabye biravuga n'abatoza bafite abashomeri benshi barabashomeri bakira sare baramaze kubatwara akazi baramubwira bati wowe dufashe ushyireho ayo mategeko akumira abo bantu badafite akazi ahantu abantu babera baswa arakora ibyo bintu ntanazana amahugurwa yo kugira ngo n'abandi babone ibyangombwa abo batabigira hari umutoza wambwiye ati kuva agiye Regis amagurwa turongera tuyakore yego yarabakumiriye none se urashyiraho amategeko icyo cyo tukimunengeho rwose kugira ngo bamugane uzamure bakamarade vuba abatoza babyinnye hari umutoza wambwiye inshuti yanjye twarakuranye kimisagara ariko icyo cyo ndakikunengaho kudaha abatoza hari umutoza wambwiye ati nuko kuri ya Europe abantu bataza kubyumva nabi bandikaho ngo bare ziracyafunze batabyumva nabi ati nari kujya muri hotel Ferwafa yahombye umunyamabanga ukomeye oya abatoza bungirije abenshi babyinnye ni inshuti yanjye ari byiza yakoze Kazungu ibihe biduha ibi nubundi operation izakomeza ko yavuze ko amashami yatanze koze kandi twumva imbaraga zibiri inyuma we wivugiye imbaraga za Kimisagara uva gukoreshwa uvuze imbaraga za Kimisagara ibyo amashami gukoreshwa nayo no muntu uri mu ntara arabiswa amashami nta musaruro afite none se Regis tureke kubinera ariko urwango no gusunika ushyiramo imbaraga adashoboye tujya kurera mu yindi ndorerwamo urivugiye iti we na Eto ni Somambike nagatiku kandi ni nungu wabivuze nuko we washaka kubatanya mbizi ko ari inshuti nawe washaka kubatanya ndi hagati na hagati ubwo urivugiye uti bari kumwe sibyo Kazu wiva ku musozi w'Ikarumeri umusozi w'Ikarumeri bazakuruka ujya ku musozi w'Ikarumeri nguje Faustin uri hejuru ku kibuga Kazungu ntacyo urukitubwira shyuha cyangwa ukonje Regis ntacyo kumushima na kimwe habe namba birahari nta gihombo tugize iyi nzu ijya gukomeza icyo kuvuga ndakivuga kubakwa iyi hoteli yabigizemo uruhare ibi club licensing nubwo bimugoye niwe wazanye igitekerezo se niwe wakomerejeho byari bigeze byari byarakwamye kubera amaguya none se iri annexe none se iri ubwayo ni ubuzari ikiri kuba no mwiruti keretse hotel mubakisha imbere iri gumara annexe mujye kwita ikibanza ni kinini first ikibanza ni kinini niba baka hotel nyayo imbere iri annexe kwiranye mfata nka annexe iyi nyubako ihagaze hari iyi ngiyi iri hotel bari iri de gore yasize iyi nyubako yamantuzenye uramenye hotel ingana kuri wabibonye first inyubako ingana kuri wabibonye he Maroc dutwaye arenga miliyari enye hotel ingana kuri wabibonye he wakomeje ibintu byarangiye nino dufite hano sunye simfunga inguna SG hari ibintu byiza yakoze wabonye hotel bari nini piscine wayishyiraho za jaride zajyahe basi ikibanza kinini niyo bavuga ngo hotel nyayo niba yubaka imbere none se hari undi wayubatse ariko nose turabishimira Regis niwe wayubatse iyi manda yabo yari imyabadamu nicyo se iyi manda y'amafaranga yabo abasifuzi yarabuze muza amagambo twavuze abasifuzi ejo nashaka twongera kuvuga iby'abasifuzi ejo turabigaruka abantu tugiye gusoza Aroni bamwera iminnyi Aroni bamwera abagore inshingano ziri mu biganza bya Amerika nari mvugishije gufasha diri gushaka ibyangombwa inshingano ziri mu biganza bya Amerika wibuka dusore niba Olivier ejo turayisubukura ducumbikiye kurara mu biro atekinikira adiri azabura uko atoza niwe muntu imana ibarinde urukiko n'akagaruka ku munsi w'ejo